Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, reka dusenge Imana. Mwami Yesu ndagushimiye kandi ndaguhimbaje, ngushimiye urukundo rwawe udukunda, ngushimiye ubuntu bwawe utugirira, ngushimiye ineza yawe, ngushimiye imbabazi zawe arizo zituma tudashiraho, icyubahiro cyose n'ikuzo ni bibi byawe. Tugiye kumva ijambo ryawe, reka ijambo ryawe rishore imizi mu mitima yacu, kandi ijambo ryawe rikora imirimo n'ibitangaza muri twe, ijambo ryawe riduhindure, ritubohore kandi ridukize. Mbyambaje nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu ashimwe cyane. Uyu ni wa mwanya wo kuganira ijambo ry'Imana. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Aka kanya rero tugiye kumva ijambo rivuga kugira umucyo mu mutima wawe. Yesu ashimwe cyane. Umutwe w'iri jambo uravuga ngo kugira umucyo mu mutima wawe. Reka dusome, uyu munsi turakoresha ibyanditswe byinshi, dusome nk'uko ijambo ribivuga. Reka duhere mu gitabo cy'intumwa Matayo, Lewi, hanyuma dusome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turahera ku bice 5, umurongo wa 14. Haranditse ngo muri umucyo w'isi, mu murongo wa 14 haranditse ngo muri umucyo w'isi, umudugudu wubatswe ku mpinga y'imisozi ntubasha kwihisha. 15 haravuga ngo nta bakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo, rikamurikira abari mu nzu bose. 16 haravuze ngo abe ari ku mucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahereko bahimbaze so wo mu ijuru. Bwana Yesu asifiwe. Mwakira ijambo ry'Imana. Turakoresha ibyanditswe byinshi uyu munsi. Ndabasuhuje nanone, mbahaye ikaze mu izina rya Yesu Kristo. Nk'uko mumaze kubimenyera, ni Pasiteri Welarisi Bizumutima muvugana, muganira ijambo ry'Imana, ijambo ry'isumba byose kandi ijambo ry'ukuri. Matayo, Lewi ni umwe mu banditse ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ni umwe mu banditse ubutumwa bwa Yesu Kristo, kandi akaba umwe mu banditse ubutumwa bwiza ba mbere niyo watangiye ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, Mariko, Luka na Yohana. Matayo niyo watangiye, akaba yitwa Matayo Lewi. Matayo Lewi rero yandikiye abayahudi bo mu itorero. Matayo Lewi niwe tukiriho, yandikiye abayahudi bo mu itorero. Yesu ashimwe cyane. Igihe Matayo Lewi yandikiye iki gitabo cyangwa se aya magambo, ni mu mwaka wa 70 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo, umwami wacu Mesiya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana, kandi tuganira ijambo ry'ukuri, turebe uburyo wagira umucyo mu mutima wawe. Yesu ashimwe cyane. Nuko dutangiye. Mu by'ukuri umuntu ashobora kugira umutima we umucyo, cyangwa se akagiramwo umwijima. Umwijima mvuga ni ahatabona. Ibyo byose birashoboka. Yesu ashimwe cyane. Ariko mu by'ukuri umutima w'umuntu iyo ubayemwo umwijima, cyangwa se ukabamwo igice cy'ahatabona, ntabwo uwo muntu aba afite ubusabane n'Imana,
ntabwo uwo muntu aba abanye n'Imana neza. Yesu ashimwe cyane. Birakwiriye rero ko umuntu mu mutima we agira umucyo muri we. Ahari umucyo, ahari umwijima, hagasimburwa n'umucyo. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbazwe. Kandi Yesu ahabwe icyubahiro. Iyo umuntu mu mutima we wuzuyemo ibyaha, ntabwo umucyo uba uri muri we. Ahubwo umutima we uba waramaze gusabikwa n'umwijima. Yesu ashimwe cyane. Kugira ngo umucyo uze muri wowe rero, ni uko wumva ijambo ry'Imana kandi ukumva icyo ririmo rikubwira. Bwana Yesu asifiwe. Reka dutangirire ahamaze kubasomera. Ku murongo wa 14 haravuze ngo, muri umucyo w'isi. Muri umucyo w'isi. Ese muvandimwe, wari uzi ko uri umucyo w'isi? Ese wari uzi ko umwijima atari mwiza kuri wowe? Wari uzi ko uri umucyo w'isi kandi ugomba kumurikira abandi bantu bakiri mu mwijima? Niba rero wowe ukiri mu mwijima, niba ukiri hanze, niba ukiri mu gukora ibibi, nagira ngo nkubwire ngo ihute uze ukizwe, uze wihane, wakire Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, akubera umucyo, akubera itabaza, nawe ujye uritereka ku gitereko umurikire abakiri mu mwijima. Ijambo riratubwiye ngo muri umucyo w'isi. Bwana Yesu asifiwe. Muri umucyo w'isi. Umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Yesu ashimwe. Niba warakiriye Yesu umwami n'umukiza, menya ko uri umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi kandi utabasha kwihisha. Menya ko ukwiye kugira imirimo myiza. Menya ko ukwiriye gukizwa kandi by'ukuri. Menya ko ukwiriye kwera imbuto zikwiriye abihannye. Menya ko ukwiye kubana neza n'abandi. Menya ko ukwiye kugira imbuto nziza mu rusengero, aho ukorera, aho utuye. Niba ibyo ngibyo utari wabigira, ukaba utarakira Yesu umwami n'umukiza, ihute wihane, ihute wature, ihute wakire Yesu umwami n'umukiza ubugingo bwawe. Kuko yaravuze ngo, umuntu naza aho ndi sinzamwirukana na hato. Kandi yaravuze ngo ninjye kuzuka n'ubugingo. Umuntu naho yaba yarapfuye azabaho. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe cyane. Turi umudugudu utuye mu mpinga y'imisozi, kandi uwo mudugudu ntubasha kwihisha. Uko uri mu mutima wawe niko ugomba no kugaragara. Yesu ashimwe cyane. Kandi ntawe utanga icyo adafite. Niba rero ugaragara ukora ibibi, cyangwa se uvuga ibibi, cyangwa se umutima wawe urimo ibibi, cyangwa se ibyo ukora byose, uko ugenda, ibyo uvuga, imibereho yawe uhora mu bibi, ni ukuvuga ngo n'abandi bagusoromaho imbuto, bagusoromaho ibibi. Ariko niba ukora ibyiza bijyanye n'ijambo ry'Imana, n'abagusoromaho bagusoromaho imbuto nziza. Nkwibutse ko nta wafata ironji ngo arisoromeho indimu, nta wafata indimu ngo ayisoromeho ironji, nta wafata igitovu ngo ajye kugisoromaho itunda. Ntabwo ibyo bintu bishoboka, kubera ko biba bihabanye. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya iravuze ngo muri umucyo w'isi. Ndashaka kugira ngo tuvuge ijambo rivuga kugira umucyo mu mutima wawe. Uyu mucyo se ni uwuhe? Hari umwijima, hakaba n'umucyo. Ese umwijima uza ute? Umwijima uza mu mutima wawe iyo wakoze icyaha, iyo waguye mu byaha, iyo uri gukora ibibi. Umwijima uba uri muri wowe. Umwijima uba wagusatiriye. Umwijima uba wabaye mwinshi mu mutima wawe. Umwijima uba watwikiriye ubugingo bwawe. Ariko uko uri gukora ibyiza, ibyo Bibiliya ivuga, cyangwa se ibyo ijambo ry'Imana rishaka, cyangwa se ibyo Kristo Yesu ashaka, umucyo uba uri muri wowe. Umucyo uba wakwiriye umutima wawe. Umucyo uba wasakaye mu bugingo bwawe. Mwene data, muvandimwe, inshuti yanjye, ndagira nkubwire ko umucyo ari mwiza. Ndagira nkubwire ko Yesu, cyangwa se Kristo, cyangwa se Imana ari umucyo.
kandi uyu mucyo niba Kristo ari muri wowe, uyu mucyo ukwiye kumurikira abantu benshi. Nta wafata itabaza ngo aritwikirizeho intonga. Bibiliya iravuze ngo muri umucyo w'isi. Bibiliya yavuze ngo muri umudugudu utuye ku mpinga y'umusozi kandi ntubasha kwihisha. Nawe rero hari uburyo ukwiye kugaragara, hari uburyo ukwiye kubaho, hari uburyo ukwiye kwitwara, hari uburyo ukwiye kubaho mu mutima wawe ndetse no mu bugingo bwawe. Yesu ashimwe cyane. Ijambo rikomeje rivuga ngo nta bakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga. Intonga ni nk'igitebo. Nta bakongeza itabaza ngo nibarangiza baritwikirize intonga. Niba waramaze kumwakira, waramaze kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ntabwo ukwiriye gufata iri tabaza cyangwa se uyu mucyo wageze muri wowe ngo uwutwikirize intonga cyangwa se igitebo. Ibyo bishatse kuvuga iki? Ijambo rivugira mu migani. Ntago niba waramaze kumwakira akagera muri wowe agacungura ubugingo bwawe, niba waramaze kumwakira ngo akubere umucyo, agutabare, yaramaze kugutabara, yaramaze kurengera ubugingo bwawe, yaramaze gukiza umutima wawe, ukwiye kurinda umutima wawe nk'uko Salomo yavuze, ibice 4:23. Ubwo ni mu migani. Yaravuze ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Iby'ubugingo ni ibihe? Iby'ubugingo harimo no kuba ufite umucyo mu mutima wawe. Yesu ashimwe cyane. Nabivuze kandi ndakomeza kubivuga. Icyaha ni ubugome, kandi ukora icyaha ni uwa Satani. Iyo icyaha kiri muri wowe, umwijima waba wabaye mwinshi muri wowe. Iyo icyaha kivuye muri wowe, umucyo uba wasakaye muri wowe. Bwana Yesu asifiwe. Nagira nkubwire ko Yesu Kristo ari umucyo, kandi ni umucyo ugomba kumurikira umutima wawe, ukamurikira ubugingo bwawe, ukamurikira ingingo zawe zose, ukarenga ukajya kumurikira n'abandi, kuko ubutumwa bugomba kuvugwa nawe. Ni wowe ugomba kubwira abandi iby'uwo mucyo, ni wowe ugomba kubwira abandi uburyo itabaza ridakwiye gutwikirizwa intonga cyangwa se igitebo. Yesu ashimwe cyane. Ndabasuhuje rero kandi mbaha ikaze, abari mu Rwanda, abari Burundi, abari Tanzania, Kenya, Uganda n'ahandi, Mozambique, Malawi, Lilongwe, abari Zambia. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Abari mu bihugu bya Amerika yo hagati, Amerika y'Epfo, Uburaya, Europe, Amerika ya ruguru, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Bari mu Bufaransa, Budage, ahantu hose ijambo ry'Imana rigerayo. Abari mu Bwongereza, abari mu Holandi, ibihugu bitandukanye, abari ku migabane itandukanye, Afurika, Amerika, Europe, Australia, imigabane itandukanye, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Nk'uko bisanzwe, Pastor Werarisi Bizumutima uganira namwe ijambo ry'Imana. Uyu munsi turi kuganira ijambo rivuga kugira umucyo mu mutima wawe. Yesu ashimwe cyane. Nta wacana itabaza ngo baritwikirize intonga. Ahubwo byaba byiza bakarishyira ku gitereko rikamurikira abari mu nzu. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbazwe. Ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose bakabona. Ni ukuvuga ngo ukwiye kubwiriza ubutumwa bwawe bwiza bw'Imana bwiza, kandi ukwiriye gusakaza no ku bandi, nabo bagakizwa, nabo bagakira, bakabohorwa, bakabohoka, bakumva ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana rirakiza, ijambo ry'Imana rirabohora, ijambo ry'Imana ni umucyo. Ijambo ry'Imana iyo rigeze muri wowe, umucyo uba wageze muri wowe. Ijambo ry'Imana iyo rigeze mu muntu, uwo muntu aba uw'umucyo. Ijambo ry'Imana iyo rigeze mu mutima, uwo mutima uratungana rwose. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwa icyubahiro. Niyo mpamvu umuririmbyi wa 38 yaririmbye aravuga ngo umurike hatabona, aho umwijima uba. Yesu ashimwe cyane.
hari igihe umutima w'umuntu uba wuzuyemo umwijima, hari igihe umutima w'umuntu uba wasakaye mu mwijima, ariko ijambo ry'Imana iyo rihageze riramurika, rikabitabaza, rikamurika n'aho umwijima uri, aho umwijima wari uri hagahinduka umucyo, umucyo wa Kristo ugasakara mu muntu, umuntu akumva agize amahoro, umuntu akumva arabohotse, umuntu akumva arakijijwe, umuntu akumva yakiriye agakiza, umuntu akumva akakiriye bundi bushya, umuntu akumva yakiriye ingofero, umuntu akumva yakiriye umukandara, umuntu akumva yakiriye inkweto. Aribwo butumwa bwiza. Bwana Yesu asifiwe, Yesu ashimwe cyane. Praise God. Ndakubwira kugira umucyo w'umutima wawe. Umutima wawe nuba mu mucyo uzamurikira n'abandi. Umutima wawe nuba mu mucyo, ubugingo bwawe buzaba buzima, kandi ubugingo bwawe bugomba gukira, kandi bugomba gukizwa n'ijambo ry'Imana. Nta bacana itabaza ngo baritwikirize intonga, ngo ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo, maze rikamurikira abari mu nzu bose. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu ahimbazwe. Abari ku mucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu. Abari ku mucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu. Aho utuye muri karitsiye umucyo wawe ukwiye kuboneka. Aho ukorera umucyo wawe ukwiye kuboneka. Muri taxi umucyo wawe ukwiye kuboneka. Mu ndege aho ugenda umucyo wawe ukwiye kuboneka. Nta soni dufite zo kuvuga Yesu Kristo, kuko Yesu Kristo ari we mucyo. Haba mu ndege vuga Yesu Kristo, haba muri taxi vuga Yesu Kristo, haba mu nzira muvuge, haba aho uri hose muvuge, wamamaza umucyo we, wamamaza Yesu Kristo ko ari we mucyo, wamamaza Yesu Kristo ko abohora, wamamaza Yesu Kristo ko akiza, ko atanga amahoro, ko atanga ubuzima. Erega reka nkubwire mwene data, umucyo uza muri wowe iyo ijambo ry'Imana ryakugezemo. Ijambo ry'Imana ryakugezemo rigukiza indwara, rigukiza indwara iyo ari yo yose. Indwara wowe ufite n'ubumuga ubwo ari bwo bwose, ijambo ry'Imana rirayikiza. Ijambo ry'Imana rirabohora. Ijambo ry'Imana rikiza abadayimoni. Ijambo ry'Imana rikiza indwara zose. Ijambo ry'Imana rirakomeye. Ijambo ry'Imana ni umucyo. Abari ku mucyo wanyu umurikira abari mu mwijima. Ijambo ry'Imana riravuze ngo nta bacana itabaza ngo baritwikirize intonga, ngo ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo, rikamurikira abantu bose, abari mu nzu bose. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Abari ku mucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu. Umucyo wawe nuboneka imbere y'abantu. Umucyo wawe nubonekera abantu bose. Umucyo wawe nugaragare ku bantu bose. Umucyo wawe numurikira abantu bose. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu yubahwe. Mu izina rya Yesu Kristo ndasenze kuko uri Imana, ngusengera ngo umucyo wawe ukumurikire. Umucyo wa Yesu Kristo ukumurikire. Umucyo wa Yesu Kristo utwarire umutima wawe, ukize ubugingo bwawe, ukize umubiri wawe. Umucyo wa Yesu Kristo umurikire umutima wawe, kuko aricyo Kristo yaziye. Bwana Yesu asifiwe. Abari ku mucyo wawe ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahere ko bahimbaze So wo mu ijuru. Kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahere ko bahimbaze So wo mu ijuru. Birakwiriye ko abantu babona imirimo yawe myiza. Birakwiriye ko abantu babona icyo wagabiwe. Birakwiriye ko abantu bumva ijambo ryawe ryiza ry'urukundo. Birakwiriye ko abantu babona imbuto zawe nziza. Niba koko umucyo uri muri wowe, ukwiriye kuvuga iby'umucyo. Niba koko umucyo uri muri wowe, ukwiye kugaragaza iby'umucyo. Matayo 12 umurongo wa 35 na 36 haranditse, haravuga ngo amagambo y'umuntu avuga azamutsindisha n'aba ari mabi, ngo ariko amagambo y'umuntu avuga n'aba ari meza azamutsindishiriza. Nkwibutse ko amagambo y'ibihwehwe ayo ngayo ntabwo atangwa n'abantu b'umucyo, atangwa n'abantu bari mu mwijima. Abantu bari mu mwijima nibo usanga ururimi rwabo ruvuga ibihwehwe, ruvuga ibintu byose, ruvuga ibibi, rwibanda ku bibi. Abantu bari mu mwijima nta kintu cyiza kibaturukamwo. Abantu bari mu mwijima usanga n'ururimi rwabo rutukana. Hari abantu benshi baratukana, abantu benshi bavuga ibibi, abantu benshi bavuga uburyarya,
abantu benshi bararyarya, abantu benshi bavuga ibidahesheje Imana icyubahiro, ariko siko bikwiriye. Iyo umuntu ari mu mucyo rero wa Kristo, ururimi rwe ruvuga ibikwiriye, ururimi rwe ntirubeshya, ururimi rwe ntirugoreka. Umuntu ntagira indimi ebyiri, bivuga ko atagomba kubeshya, bivuga ko agomba kuvuga iby'ukuri, bivuga ko atagomba kurahira ibinyoma, bivuga ko atagomba kuvuga ibibi, bivuga ko atagomba gutukana, bivuga ko atagomba kugambana, bivuga ko ururimi rwe rugomba kuvuga ibitunganye. Yesu ashimwe cyane. B'uwo mucyo, ndakwifuriza kugira umucyo mu mutima wawe, ndakwifuriza kugira umucyo muri wowe, ndakwifuriza kumurikirwa n'umucyo, ndakwifuriza kumurikirwa na Kristo, ndakwifuriza kuba uw'umucyo, ndakwifuriza gutungana rwose, ndakwifuriza kuba uw'umucyo, hanyuma ukamurikirwa na Kristo. Ijambo ry'Imana riravuze ngo aba ariko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza. Yesu ashimwe cyane. Ese ujya ugira imirimo myiza imbere y'abantu? Ese ujya ugira imirimo myiza n'imbere y'abanyamahanga? Ese ujya ugira imirimo myiza n'imbere y'abatarakizwa? Ese ujya ugira imirimo myiza n'imbere y'abo mudahuje kwemera? Ese ujya ugira imirimo myiza imbere y'abantu batari bamenya Imana, bakiri mu mwijima, batari bamurikirwa n'umucyo, batarakira Yesu Kristo? Iyo mirimo myiza yawe, ayo magambo meza yawe, iryo jambo ry'Imana ubabwira, niryo rizabahindura, niryo rizatuma bakizwa, niryo rizatuma bahindukira, bahindukirire So wawe wo mu ijuru, bahindukirire Imana wamenye, bahindukirire Umukiza, nabo bakizwe, kuko aricyo Imana ishaka, kuko aricyo Imana idushakaho. Izina ry'Uwiteka Imana rihabwe icyubahiro. Nkomeje kubaha ikaze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nkomeje kubaha ikaze, mwiyumve neza, mwumve ijambo ry'Imana, kandi mwumve ijambo ry'ukuri. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cyanditswe n'umwami Salomo, igitabo cyitwa Umubwiriza. Hanyuma dusome igitabo cy'Umubwiriza, ibice 11, dusome ku murongo wa 7 n'umurongo wa 8. Dukomeze twumve icyo ijambo ry'Imana rivuga. Nababwiye ko uyu munsi ndi bubabwire ibyanditswe byinshi. Icyo ngambiriye ni ukugira ngo tumenye ijambo, kugira umucyo mu mutima wawe. Nugira umucyo mu mutima wawe, uzahindurira benshi gukiranuka, kandi abahinduriye benshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri. Niko Danieli yanditse, niko ijambo rivuga. Ibyo ngibyo nubikora, Imana izabiguhera ingororano. Niyo mpamvu iri jambo udakwiye kuryihererana. Ukwiye kureba ahanditse subscribe, ukahakanda, hanyuma ukareba ahanditse share, ubutumwa bwiza ukabugeza no ku bandi bantu bawe, ugakora share, ukohereza mu ayandi magroupe urimo abandi bantu mubana, muturanye, musengana, cyangwa se kugira ngo ijambo ry'Imana rigere ku bantu benshi, kandi rigere no ku mpera z'isi. Niko Yesu yatubwiye. Nuko kwamamaza ubutumwa, ntabwo ukwiye kubyihererana rero, ukwiye kumurikira abandi bakava no mu mwijima. Iyi jambo iyo umuntu aryumvishe riramubohora. Niyo mpamvu ibyo nabyo ukwiriye kubikora. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Intego yacu ni ukwamamaza ubutumwa bwiza bukagera ku bantu benshi. Kandi aha uzahumva ijambo ry'ukuri, uzahumva ijambo ritagoretse, uzahumva ijambo ry'ukuri, ijambo ry'umwimerere nk'uko Bibiliya irivuga. Ntabwo uzigera wumva ijambo ritari iry'ukuri. Ntabwo Imana yampamagariye cyangwa se yantoranyije kuvuga amahomvu. Oya, mvuga ijambo ry'ukuri, nkavuga ijambo icyo Bibiliya ivuga. Ibiri inyuma ya Bibiliya biri inyuma ya Bibiliya nyine. Twabiganira ahandi mu bikindi gihe, kandi nabyo biri mu buryo bwiza. Ntabwo ibindi biri inyuma ya Bibiliya ntabwo tubivanga na Bibiliya. Oya, ntabwo tubwira Bibiliya ngo uravuga gutya, ahubwo Bibiliya niyo itubwira ngo tuvuge gutya. Yesu ashimwe cyane. Dukwiye kureka Bibiliya ikavuga icyo igomba kuvuga, kuko yo ubwayo irihagije. Ijambo ririhagije, kandi ijambo rirasobanutse.
Bwana Yesu asifiwe. Reka twumve icyo Salomo umwami wa Isiraheli yanditse mu gitabo cy'umubwiriza, ibice 11 umurongo wa 7 kugeza ku murongo wa 8. Yaravuze ngo ni ukuri umucyo uranezeza. Yesu ashimwe cyane. Ni ukuri umucyo uranezeza. Niba umucyo uri muri wowe ukwiriye kunezerwa, ukanezerwa umukiza wawe, ukanezerwa umwami wawe, ukanezerwa Imana yaguhaye umucyo. Ni ukuri umuntu ufite umucyo aranezerwa. Niyo waba udafite n'amafaranga, ukumva uranezerewe kuko ufite umucyo wa Kristo muri wowe, kuko Kristo yakumurikiye. Yesu ashimwe cyane. Salomo aravuze ngo ni ukuri umucyo uranezeza, kandi koko umucyo uranezeza. Yesu ashimwe. Iyo umuntu adakijijwe yumva nta mahoro. Iyo umuntu adafite umucyo yumva nta mahoro. Niyo umuntu akijijwe yaguye mu byaha yumva nta mahoro. Icyaha kimubuza amahoro, akumva ntabwo atekanye, akumva nta mahoro. Kandi koko niko Bibiliya ivuga. Bibiliya iravuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha, niko Uwiteka avuga. Iyo umuntu afite ibyaha ntabwo aba anezerewe, nta mahoro aba afite, nta mucyo aba afite muri we, ntabwo anezerwa. Ariko iyo umuntu yamaze kucyatura, iyo umuntu yamaze kubyatura yumva anezerewe, yumva afite umucyo muri we. Ni ukuri umucyo uranezeza. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwa icyubahiro. Ni ukuri umucyo uranezeza, kandi kureba izuba bishimisha amaso. Uzi kubona wihannye ibyaha byawe kuntu bikunezeza. Uzi kubona ubugingo bwawe ari buzima kuntu bikunezeza. Uzi kumva uri kumwe n'umwami Yesu Kristo kuntu bikunezeza. Uzi kumva Yesu ari muri wowe kuntu bikunezeza. Uzi kumva Imana iri mu ruhande rwawe kuntu bikunezeza. Uzi kumva umukiza wawe muri kumwe kuntu bikunezeza. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwa icyubahiro. Yesu yigeze kureba umurwa w'i Yerusalemu, arangije arawuririra. Arangije aravuga ngo Yerusalemu we, ngo uzasigara nta buye rigeretse ku rindi. Arangije aravuga ngo kuko utigeze umenya igihe wagenderewemwo. Yesu ashimwe cyane. Ikindi gihe yigeze areba Abayuda, arababwira ngo rero ingunzu zo mu isi zifite imyobo zitahamo. Arababwira ngo n'inyoni zo mu kirere zifite ibyari zitahamo. Ngo ariko ikibabaje umwana w'umuntu nuko adafite aho yarambika umusaya we. Reka nkubwire mwene data, reka nkubwire muntu Imana yaremye, emerera Yesu abona aho arambika umusaya we. Emerera Yesu yinjire muri wowe. Emerera Yesu akumurikire. Niyinjira muri wowe urabaye icyaremwe gishya. Niyinjira muri wowe umucyo urakumurikira. Niyinjira muri wowe ubugingo bwawe burabuzima. Niyinjira muri wowe ubugingo bwawe burabuzima. Ariko umusaraba yaravuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura. Arababwira ngo uko ndi umugwaneza kuko noroheje umutima. Yesu ni umugwaneza. Yesu ntanena. Naho waba ufite ibyaha bimeze bite, naho ibyaha byanyu byatukura tukutuku, ndabyeza bihinduke umweru, ibyeza bihinduke nka sheregi. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu yubahwe none n'iteka ryose. Yesu niwe mucyo. Emerera Yesu yinjire muri wowe amukumurikire. Niba Yesu yarinjiye muri wowe, mwemerere amurike hose umutima wawe, amurike n'ahatabona. Iyo umuntu yaguye mu cyaha kandi ubugingo bwe ntabwo buba burimo bwononekara, iyo umuntu yasubiye inyuma ntabwo ari byiza. Ijambo ry'Imana riravuga mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 10 umurongo wa 38, aravuga ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, ngo ariko nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. 39 hakavuga ngo ariko twebweho ntituri mu basubira inyuma ngo twikururire kurimbuka. Petero we yaravuze ngo ubwo ni urwandiko rwa 2 ibice bye 2 uhereye ku murongo wa 20, yaravuze ngo umuntu iyo yakiriye Yesu Kristo akakira agakiza akongera agasubira inyuma, ngo uwo muntu ngo icyari kuba cyiza nuko atari kubaho ubwo yaramenye Yesu Kristo, nibyo byajyaga kumubera byiza. Aravuga ngo uwo muntu ngo aba yikururiye ngo ibya nyuma bye ngo biba bizaba bibi kuruta ibya mbere.
ariho yakomeje avuga ngo icyasohoye kuri uwo muntu cyangwa se abo bantu ni ibyaba mugani uvuga ngo imbwa yari yaramaze imbwa isubiye ku birutsi byayo, ngo kandi ingurube yari imaze kuhagirwa ngo yongeye gusubira kwigaragura mu byondo. Mwene data, emerera umucyo wa Kristo ukumurikire. Niba warasubiye inyuma, birashoboka ko wabyuka aho ngaho waguye. Niba waraguye, ibyo ngibyo nta gitangaza kirimo, ibyo birashoboka. Ikibazo si uko waguye, ahubwo ikibazo ni uburyo wabyukamwo. Ntabwo wakwiruka utabanje gusubira inyuma. Birashoboka ko wasitara ukagwa, ariko icyo si ikibazo, kuko Kristo aracyateza amaboko ngo yinjire muri wowe, akize umutima wawe, akize ubugingo bwawe, yongera kubyutse. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Salomo yanditse ijambo, aravuga ngo umukiranutsi wanjye nubwo yagwa ntazarambarara. Niyo mpamvu rero aho ngaho uryamye wakongera ukahabyuka, wakongera ukagira umucyo muri wowe, umutima wawe wakongera ukanezerwa, umutima wawe wakongera ukagira amahoro, umutima wawe wakongera ukamurikirwa n'umucyo, umutima wawe wakongera ukumva ijambo ry'Imana, umutima wawe wakongera ukavomererwa, kuko umucyo uranezeza. Ijambo ry'Imana riravuze ngo ni ukuri umucyo uranezeza, kandi kureba izuba bishimisha amaso. Ni ukuri umuntu narama imyaka myinshi akwiriye kuyinezerwamo yose, ariko ntakibagirwe iminsi y'umwijima, kuko izaba myinshi, ibibaho byose ni ubusa. Yesu ashimwe cyane. Umuntu iyo yibagiwe iminsi y'umwijima, utamenya iyo ava ntamenya n'iyo ajya. Yesu ashimwe cyane. Iyo utamenye aho wavuye muri bya bindi bibi wavuyemo ngo ubizirikane, uhore ubizirikana, uhore ubyanga, birangira ubisubiyemo. Kandi iyo ubisubiyemo, nyine uba usubiye mu mwijima, umucyo ntuba ukiri muri wowe. Yesu ashimwe cyane. Ndakwinginga mwene data, kugira ngo kuko ibibaho byose ari ubusa, ntukibagirwe iminsi y'umwijima, ntukibagirwe iminsi yawe yo kubaho kwawe, kandi ntukibagirwe umuntu narama imyaka myinshi akwiriye kwinezerwamo yose. Kwinezerwamo Salomo ari kuvuga ni ukubaho mu buzima butunganiye Imana, ni ukubaho ubuzima bw'umucyo, kuko umucyo uranezeza. Nicyo Salomo yari arimo kuvuga. Yesu Kristo ashimwe cyane. Yesu Kristo ahabwe icyubahiro. Yesu Kristo ashyirwe hejuru. Izina ry'Imana ryubahwe, kandi izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Nababwiye ko uyu munsi turi buganire ibyanditswe kandi byinshi. Reka turebe Yohana igice cya mbere umurongo wa 4. Yohana igice cya mbere umurongo wa 4. Izina ry'Imana ryubahwe, kandi izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Yohana igice cya mbere umurongo wa 4 haravuze ngo muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Yesu ashimwe cyane. Muri Yesu Kristo harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Kuko muri we harimo ubugingo rero, mwakire, mwemerere ature muri wowe, mwemerere umucyo winjire muri we, kuko ubwo bugingo bwe, muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo nibwo mucyo w'abantu. Yesu ashimwe cyane. Abantu bakwiye kumurikirwa n'umucyo wa Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe mucyo, Yesu Kristo niwe utanga ubugingo, Yesu Kristo niwe mwungeri mwiza kandi utazimiza intama ze. Aka kanya niba uri kunyumva ukaba wumvishije ijambo, tunganya umutima wawe, kiranukira Imana, kizwa, kuko Imana ishaka ko abantu bakizwa kandi bakamenya ukuri. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Mwemerera gukoreshe, mwemerera gukize. Yesu ashimwe cyane. Mwemerera umwakire agukize, kuko ni umukiza,
kuko niwe utanga ubugingo, kuko niwe mwami w'amahoro. Izina ry'Imana ryubahwe kandi izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Yesu ashimwe cyane. Nababwiye ko uyu munsi ndi bubahe ibyanditswe byinshi. Ndabaha ibyanditswe byinshi kuko ndashaka ko abantu bamenya ibyanditswe, kandi abantu bagasoma ijambo ry'Imana, kandi bakamenya, bagasobanukirwa icyo umucyo urimo kuvuga. Umucyo uranezeza, kandi umucyo ukwiye kumurikira abantu n'abari mu mwijima bakavamwo, hanyuma bakakira umucyo muri bo. Umucyo ni Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Matayo ibice 6 umurongo wa 22, turageza ku murongo wa 23. Haranditse ngo itabaza ry'umubiri n'ijisho. Ijisho ryawe nirireba neza, umubiri wawe wose uba ufite umucyo. Yesu ashimwe cyane. Itabaza ry'umubiri n'ijisho. Ijisho ryawe nirireba neza, umubiri wawe uzaba ufite umucyo. Mu kanya twavuze ku bijyanye n'ururimi, uburyo n'ururimi rwacu rugomba kuvuga ibyiza, rugomba narwo kugiraho umucyo. Rero ni n'amaso yacu agomba kugira umucyo. Ibyo tureba nabyo bigomba kuba ari ibintu byiza kandi bizima. Yesu ashimwe cyane. Hari abantu bareba mu ikoranabuhanga, bakareba mu matelefone, bakareba amafilime y'urukozasoni, bakareba za pornography, bakareba iki byose. Oya, ijisho ryawe rikwiye kureba ibyiza, amaso yawe akwiye kureba ibyiza. Yesu ashimwe cyane. Ijisho ryawe nirireba neza, umubiri wawe uzaba ufite umucyo. Yesu ashimwe cyane. Amaso yacu akwiye kureba ibyiza, amaso yacu akwiye gutumbera Kristo, amaso yacu akwiye gutumbera Imana, amaso yacu akwiye gutumbera ku mucyo. Amaso yacu ntago akwiye gutumbera mu mwijima, amaso yacu ntago akwiye gutumbera ibikorwa by'umwijima. Amaso yacu akwiye gutumbera ibikorwa byiza, kandi ibikorwa byiza nibyo bikorwa Kristo ashaka. Yesu ashimwe cyane. Ijisho ryawe nirireba neza, umubiri wawe wose uzaba ufite umucyo. Ariko niriba ribi, umubiri wawe wose uba ufite umwijima. Nuko umucyo ukurimo nuba umwijima. Mbega uwo mwijima ukuntu uba ari mwinshi. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu yubahwe none n'iteka ryose. Reka subiremo uyu murongo. Haravuze ngo ariko niriba ribi, umubiri wawe wose uba ufite umwijima. Ijisho ryawe rikwiye kuba ryiza kugira ngo umubiri wawe utaba umwijima. Nuko umucyo ukurimo nuba umwijima. Mbega uwo mwijima uko uba ari mwinshi. Yesu ashimwe cyane. Umucyo ukurimo nuramuka ubaye umwijima, umucyo ukurimo nuramuka ubaye umwijima, imirimo yawe izaba ibaye mibi. Ijisho ryawe niriba ribi, imirimo yawe izaba iri kuba mibi. Ururimi rwawe niruba rubi, imirimo yawe izaba iri kuba mibi. Umubiri wawe nuba mubi, imirimo yawe izaba iri kuba mibi. Umutima wawe nuba mubi, umwijima uzaba wasakayemwo. Ubugingo bwawe buzaba burimo bujya mu mwijima. Yesu ashimwe cyane. Umwijima ntabwo ari mwiza, ahubwo umucyo niwo unezeza. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Nababwiye ko uyu munsi ndi bubaha ibyanditswe byinshi. Ntabwo uyu munsi tugenda dutinda, ahubwo ndagenda mbaha ibyanditswe kandi byinshi. Ubwo turagiye Luka ibice 11 umurongo wa 35. Luka igice cya 11 umurongo wa 35. Luka igice 11 umurongo wa 35. Haranditse ngo witonde rero umucyo ukurimo utaba umwijima. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Twagirira 36. Niba umubiri wawe wose usabwa n'umucyo, ari nta mwanya n'umwe ufite
umwijima, umubiri wose uzaba ufite umucyo nk'uko itabaza rikumurikirishiriza umucyo waryo. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Kadusubiremo iri jambo. Witonde rero umucyo ukurimwo utaba umwijima. Niba umucyo ukurimwo, anga icyaha n'igisa nacyo. Zibukira. Bibiliya iravuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuzibukira ibyaha niko kujijuka, cyangwa se kuva mu byaha niko kujijuka. Ni Yobu 28:28. Rero nta kindi kintu gituma umwijima uba mu muntu ni ibyaha. Nta kindi kintu gituma umucyo uba mu muntu ubugingo bwe bukaba buzima ni ijambo ry'Imana, ni ukwanga icyaha, ni ukwanga ibibi. Haba hari ibyo waguyemo ukabivamwo, ukezwa n'amaraso Yesu Kristo, umucyo ugasaba muri wowe, ukaba mwinshi muri wowe. Nta kindi kintu gikuraho ibyaha, nta gitambo na kimwe gikuraho ibyaha uretse amaraso Yesu Kristo. Niba utari wamwakira, ngwino umwakire, mwemerere agukize ubu. Yesu ashimwe cyane. Mwemerere agukize ubu, kuko uyu niwo mwanya wo kugira ngo agukize, umucyo uze muri wowe. Bibiliya iravuze ngo witonde umucyo ukurimwo utaba umwijima. Ubwo iryo jambo riri kubwirwa umuntu usanzwe afite umucyo, cyangwa se wakiriye Yesu umwami n'umukiza. Witonde cyane umucyo ukurimwo utaba umwijima. Yesu ashimwe cyane. Imana irera kandi igakiranuka, kandi Imana izabana n'abera. Niko natwe rero tugomba guhora twera, niko tugomba guhora twezwa, niko tugomba kugira umucyo mu mitima yacu. Hanyuma 36 haravuze ngo niba umubiri wawe wose usabwa n'umucyo, niba umubiri wawe wose wuzuye cyangwa se uganjijwe n'umucyo, nicyo hashaka kuvuga, ari nta mwanya n'umwe ufite umwijima, ari nta mwanya n'umwe ufite umwijima. Birakwiriye ko umubiri wawe ugomba kuba nta mwanya n'umwe uri mu mwijima. Birakwiriye ko umubiri wawe, umutima wawe ugomba kuba nta mwanya n'umwe uri mu mwijima. Birakwiriye ko ubugingo bwawe bugomba kuba ari buzima, bumurikiwe n'umucyo. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbazwe none n'iteka ryose. Birakwiriye ko umubiri wawe ugomba kuba nta mwanya n'umwe urimo w'umwijima. Umubiri wose uzaba ufite umucyo. Yesu ashimwe cyane. Niba warakumiriye, niba uri gusenga ubudasiba, Yesu yaravuze ngo musenge ubudasiba kugira ngo mutagwa mu moshya. Musenge ubudasiba kugira ngo mutagwa mu bishuko. Iyo umuntu asenga kandi agasoma ijambo ry'Imana, cyangwa kandi akumva ijambo ry'Imana akarishyira mu bikorwa, nibwo umucyo usakara muri we, umubiri we ukamurikirwa n'umucyo, itabaza rye rikaba ridatwikiriwe n'intonga cyangwa se igitebo. Yesu ashimwe cyane. Icyo gihe umubiri wose uba ufite umucyo nk'uko itabaza rimurikishiriza umucyo waryo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe cyane. Aho ngaho twavuganaga na Dr. Luka, kandi tukiri kwa Dr. Luka, reka turebe ibice 8, dusome umurongo wa 16 n'umurongo wa 17, tugeze ku murongo wa 18. Dr. Luka ibice 8, dusome umurongo wa 17, wa 16, tugeze ku wa 18. Haravuze ngo nta wakongeza itabaza ngo aryubikeyo inkangara, cyangwa ngo agishyire munsi y'urutara, ahubwo arishyira ku gitereko cyaryo kugira ngo abinjira basange habona. Donc ezeze waya depaya, abinjira basange habona, kugira ngo abinjira basange habona. Yesu ashimwe.
kugira ngo abinjira basange habona, kuko ari nta cyahiswe kitazagaragara, cyangwa icyakorewe mu rwiherero kitazerekanirwa mu mucyo. Yesu ashimwe cyane, Yesu ahabwe icyubahiro. Nuko mwirinde, rya jambo riragaruka nk'uko Dr. Luka akomeje kubivuga, nuko mwirinde uko mwumva, mwirinde uko mwumva, kuko ufite azahabwa, n'udafite azakwa n'icyo yibwiraga ko afite. Ndarisubiramo ijambo, riravuze ngo nuko mwirinde uko mwumva. Niba wumva ijambo ry'Imana ryumve, ariko wirinde. Yesu ashimwe cyane. Ryumve ariko wirinde. Wirinde uko wumva, wirinde uko ushyira mu bikorwa ijambo ry'Imana. Bibiliya iravuze ngo nuko mwirinde uko mwumva, kuko ufite azahabwa, n'udafite azakwa n'icyo yibwiraga ko afite. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Ndakwifuriza kugira umucyo mu mutima wawe, ndakwifuriza kumurikirwa n'umucyo, ndakwifuriza kumurikirwa na Kristo, ndakwifuriza kugira itabaza muri wowe, ndakwifuriza kugira itabaza kandi rihora ryaka, kubera ko umubiri wawe ukwiye kumurikirwa n'umucyo. Kandi ndakwifuriza kugira igicaniro cy'amasengesho muri wowe, umucyo wawe ugahora ukumurikira mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Twarimo tuganira, Dr. Luka yari arimo atubwira, kandi nababwiye ko uyu munsi turi buganire mu buryo bwo kubaha ibyanditswe kandi byinshi, kandi bitubwira umucyo. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu yubahwe none n'iteka ryose. Ndagira ngo rero noneho dukomeze tuganire. Tugeze mu gitabo cy'aba Efeso, gitabo Paulo intumwa yandikiye abanyefezi cyangwa se abanyaefeso, ibice 5. Dusome umurongo wa 8 tugere ku murongo w'15. Dusome mu buryo bwihuse. Umurongo wa 8 haravuze ngo, kuko kera mwari umwijima, none mukaba muri umucyo mu mwami wacu. Nuko mugende nk'abana b'umucyo. Yesu ashimwe cyane. Nuko mugende nk'abana b'umucyo. Kera mwari umwijima, mwebwe ubwanyu mwari umwijima. Niko ijambo ririmo rivuga. Mwari umwijima, none mukaba muri umucyo. Mwari umwijima, none ubu muri umucyo mu mwami wacu. Byose bigomba kubera mu mwami wacu. Nuko mugende nk'abana b'umucyo. Ariko ijambo ry'Imana riraryoha. Nuko mugende nk'abana b'umucyo. Umurongo wa 9, nuko imbuto z'umucyo ari ingeso nziza zose, no gukiranuka n'ukuri. Ntabwo dutinda. Umurongo wa 10, mushakashaka uko mwamenya ibyo umwami ashima. Yesu ashimwe cyane. Mushakashaka uko mwamenya ibyo umwami ashima. Yesu ashimwe. Mushakashake uko mwamenya ibyo umwami ashima. Rote kerebo sikiriwaya dotayinimando. Mushakashake uko mwamenya ibyo umwami ashima. Yesu ashimwe. Ibyo umwami ashima ni iby'umucyo. Ibyo umwami ashima ni ibitunganye. Turakomeje. Umurongo wa 11, ntimukifatanye n'imirimo y'ab'umwijima itagira umumaro. Yesu ashimwe cyane. Ntimukifatanye n'imirimo y'ab'umwijima itagira umumaro, ahubwo muyihane. Iyo mirimo y'ab'umwijima itagira umumaro muyihane.
Yesu ashimwe cyane. Ahubwo muyihane, ahubwo muyihane, kuko ibikorwa nabo rwihishwa biteye isoni no kubivuga. Yesu ashimwe cyane. Turihuta. Murongo wa 13. Ariko byose iyo bitunganye, iyo bitangajwe n'umucyo, nabyo ubwabyo bihinduka umucyo, kuko ikimurikiwe n'umucyo cyose gihinduka umucyo. Bwana Yesu asifiwe. Paulo ndamukunda rwose. Ikimurikiwe n'umucyo cyose gihinduka umucyo. Ikimurikiwe na Kristo cyose gihinduka umucyo. Turi abana b'Imana, turi abana bisumba byose, dukwiye gutunga umucyo mu mitima yacu. Yesu ashimwe cyane. Ku murongo wa 14, nicyo gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka uzuke. Yesu ashimwe cyane. Yewe usinziriye we kanguka uzuke, Kristo abona uko akumurikira. Donkeze waya depaya. Ndasubiramwo. Nicyo gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka uzuke. Iyo umucyo uje muri wowe urazuka. Bwana Yesu asifiwe. Hari abantu bagenda bameze nk'abapfuye, hari abantu bagenda barasubiye inyuma, abo bameze nk'abapfuye, bameze nka rya torero Yohana yandikiye muri ya yandi 7 yo muri Aziya. Yewe usinziriye we, yewe wasubiye inyuma we, yewe utagisoma ijambo we, yewe utagisenga we, yewe uri mu byaha we, kanguka uzuke, kanguka uzuke, Kristo abone uko akumurikira. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Nuko mwirinde, rya jambo riracyagaruka. Dr. Luka yavuze ngo mwirinde, Paulo nawe aravuze ngo nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, ahubwo mucunguze uburyo umwete, kuko iminsi ari mibi. Nuko ntimukabe abapfu, ahubwo mumenye icyo umwami wacu ashaka. Nuko ntimukabe abapfu. Iyo umuntu atari mu mucyo w'Imana, ntabwo biba ari byiza, bari kugenda nk'utagira ubwenge. Nawe uri mu mucyo w'Imana, irinde uko ugenda, irinde uko uvuga, irinde uko ureba, irinde mwene data, irinde nshuti y'Imana, irinde muvandimwe, irinde umucyo wawe utaba umwijima. Irinde niko ijambo rivuze. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Aha ni Paulo yarimo yandikira Abaefeso. Nababwiye ko mbaha ibyanditswe byinshi uyu munsi ndabaha ibyanditswe byinshi. Uyu munsi ndabaha ibyanditswe byinshi kugira ngo dusome ijambo ry'Imana kandi dusobanukirwe ijambo ry'Imana icyo ririmo rivuga. Icyakora turagenda twihuta. Yohana urwandiko rwa mbere ibice 5, turasoma umurongo wa 5 kugera ku wa 7. Ibice 5 turasoma umurongo wa 5 kugera ku wa 7. Yohana urwandiko rwa mbere. Yohana intumwa mu nzandiko yanditse 3. Umurongo igice cya mbere turasoma igice cya mbere umurongo wa 5 turagera ku murongo wa 7. Yesu ashimwe cyane. Haravuze ngo ubu nibwo butumwa twumvishe buvuye kuri we, tukababwira yuko Imana ari umucyo. Yesu ashimwe cyane. Ubu nibwo butumwa twumvishe buvuye kuri we, tukababwira yuko Imana ari umucyo, kandi ko muri yo hatari umwijima na muke. Nituvuga yuko tudafite dusome neza. Nituvuga yuko dufatanyije nayo tukagendera mu mwijima, tuba tubeshye tudakurikiza ukuri. Ariko rero iyo tugendeye mu mucyo nk'uko nayo iri umucyo, tuba dufatanyije ubwacu, kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwezaho ibyaha byose.
Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Aha ni Yohana muri za nzandiko, ndashaka kubaha ibyanditswe byinshi turihuta. Aha ni Yohana mu nzandiko ze yanditse. Reka noneho twihute dusubire Yohana intumwa, igice cya 12. Yohana ubutumwa bwiza, igice cya 12, turebe ibyanditswe kandi byinshi. Umurongo wa 46 tugeze ku murongo wa 47, twumva icyo Yohana arimo kutubwira ku bijyanye n'umucyo. Bibiliya iravuze ngo naje mu isi ndi umucyo. Yesu yaje mu isi ari umucyo. Niba ukwiye kumurikira ubugingo bwawe, uyu munsi numwemerera, uyu munsi numwakira, aramurikira umutima wawe, aramurikira ubugingo bwawe. Naje mu isi ndi umucyo, kugira ngo unyizera wese ataguma mu mwijima. Ariko umuntu niyumva amagambo yanjye ntayitondere, sinjye umuciriyeho iteka, kuko ntazanywe no gucira abari mu isi iteka, ahubwo naje kubakiza. Yesu ashimwe cyane. Yesu ni umukiza, Yesu ni umucyo. Mwemerere agukize ubu, mwemerere agutabare, mwemerere akubohore. Tukiri muri Yohana, reka dusome igice cya 8 umurongo w'12. Ubwo turacyari muri Yohana, ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana, igice cya 8 umurongo wa 12. Haravuze ngo Yesu yongera kubabwira ati, nijye mucyo w'isi, unkurikira ntazagenda mu mwijima, unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Yesu ashimwe cyane. Unkurikira ntazagenda mu mwijima, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Yesu ashimwe cyane. Kurikira Yesu akugirire neza, kurikira Yesu akubohore, kurikira Yesu agutabare. Tukiri muri Yohana, reka dusome igice cya 9, twumve icyo Yohana akomeza atubwira. Igice cya 9 dusome murongo wa 5 wonyine. Haravuze ngo nkiri mu isi ndi umucyo w'isi, nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Bwana Yesu asifiwe. Aya ni amagambo Yesu yabwiraga intumwa ze akiri mu isi, atari yazamurwa mu ijuru. Yesu ariho, ni umukiza, yarapfuye arazuka, iminsi 3 yarazutse, ni umucyo w'isi. Mwemerere amurikire ubugingo bwawe, mwemerere amurikire umutima wawe, mwemerere akumurikire, mwemerere agukize ubu, mwemerere akize ingingo zawe zose, mwemerere akize amaso yawe, mwemerere akize umubiri wawe, mwemerere akubohore, kuko ari umukiza wawe. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Reka dusome Zaburi ya 36 umurongo w'10 wonyine, twumve icyo Dawidi nawe yabivuzeho. Zaburi ya 36 umurongo w'10 wonyine. Uyu munsi nashatse kubaha ibyanditswe kandi byinshi kugira ngo musome, kugira ngo mwumve ijambo ry'Uwiteka kandi ijambo ribohora. Zaburi ya 36 umurongo w'10 wonyine, haranditse ngo, kuko aho uri ariho hari isoko y'ubugingo, mu mucyo wawe niho tuzabonera umucyo. Yesu ashimwe cyane. Ndasubiramwo, Dawidi aravuze ngo kuko uri aho, kuko aho uri ariho hari isoko y'ubugingo, mu mucyo wawe niho tuzabonera umucyo. Yesu ashimwe cyane. Aya magambo arasobanutse, aya magambo arakomeye, kandi aya magambo ni ay'ukuri, kandi aya magambo
arahambaye, izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro, kandi izina ry'Uwiteka nirishyirwe hejuru. Turimo turasatira umusozo. Iri jambo ni rigari cyane, kuko kuriganiraho bisaba umwanya munini cyane uhagije, ariko ndatekereza ko naguhaye ibyanditswe byinshi, byanga bikunda hari icyo ubu ngubu uvanyemwo, hari icyo urimo kumva. Reka turebe urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike, ibice 4 umurongo wa 7. Haravuze ngo Imana ntiyaduhamagariye kwanduzwa, ahubwo yaduhamagariye kwezwa. Yesu ashimwe cyane. Imana ntiyaduhamagariye kwanduzwa, ahubwo yaduhamagariye kwezwa. Nshuti, mubyeyi, muvandimwe, wowe wakire Yesu umwami n'umukiza, wa mukristo we, Imana ntabwo yaguhamagariye kwanduzwa, ahubwo yaguhamagariye kwezwa. Muhanuzi, muvugabutumwa, pasitoro, reverandi, bishop, apotre, Imana n'undi muntu wese uzi ko avuga iki ijambo ry'Imana rivuga, Imana ntiyaduhamagariye kwanduzwa, ahubwo yaduhamagariye kwezwa. Bwana Yesu asifiwe. Hari abavuga ngo abantu ngo ntabwo ngo bazi ngo aho Imana yabahamagariye, ngo nta nubwo bazi ngo aho ibahanira. Oya, ibyo si byo. Mbere y'uko uba pasitoro uri umukristo, ukwiriye kwezwa. Imana ntiyaduhamagariye kwanduzwa, ahubwo yaduhamagariye kwezwa. Reka dusenge. Mwami Yesu Kristo w'i Nazareti, umwami w'amahoro, Imana ikomeye, ndasenze kugira ngo iri jambo rikwire mu isi yose kandi rikore imirimo n'ibitangaza. Ndasenze ngo usuke umucyo wawe mwinshi kandi umurikire abari mu mwijima. Ndasenze kugira ngo amatabaza y'abantu rero asinziriye barubitseho intonga cyangwa se inkangara, ayo wongere uyatse. Ndasenze ngo ibicaniro byari byarazimye cyangwa byarasinziriye wongere ubyatse, wongere ubyenyegeze. Ndasenze kandi abantu bari bafite umwijima muri bo, abo ngabo wirukana umwijima, usuka umucyo muri bo, kuko uri umucyo w'ubugingo. Ndasenze kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ndasenze ngo iri jambo rimurikire abantu bose, wumvishira ijambo wese rimuhindure, kandi umuntu wese wumvishira ijambo rimukoreho imirimo n'ibitangaza muri we. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ndabashimiye mu izina rya Yesu Kristo. Mwebwe mwese mwatanze umwanya wanyu, wibuke gukanda subscribe, wibuke gukora share mu magroupe ndetse no ku bandi bantu bakunda ijambo ry'Imana, haba abari ku mpera z'isi, ahantu hose ijambo ry'Imana rirahagera. Dufatanye kuba umucyo w'isi, dufatanye kugira umucyo mu mitima yacu. Shalom, shalom, ciao.